dutangira agafilme kacu k'uyu munsi turi umugore wihuta cyane. Ubwo imbere hari umusore w'umujura ubona ko yamwiteguye kugira ngo abashe kuba yamwiba, ubona ko yambaye na mask kugira ngo batamumenya. Nuko muri ako kanya rwose wa mugore akaza yihuta cyane agahita agwa kuri wa musore. Ntibyatinze mu buryo butunguranye rwose agahita amusoma. Nuko muri ako kanya wa musore agahita amwaka rwose agakapu yari afite. Nuko wa mukobwa agahita akomeza kumubaza ati none se bimeze nk'aho ari ukumujombe wa mu gisebe, muri make ari kutubwira ko rwose mwiba atabyihanganira. Nuko muri ako kanya agahita akomeza kutubwira ati uriya musore rwose rero yibye umuntu utari we. Nuko arangije agahita ajugunya rwose igikapu yari amaze kumujugunyira hasi. Arangije agahita agenda agiye guhangana na wa musore wari wamwe. None se wigeze utekereza ibijyanye no kuba wareka kwiba? Nuko agahita akomeza kumubwira ati nyine ugahinduka umuntu mwiza ukora akazi gasanzwe apana kwiba. Nuko wa musore arangije agahita akomeza kumubwira ati cyane rwose ibyo ngibyo narabitekereje, ubona ko nawe ibijyanye no kwiba rwose aba atabikunda cyangwa se atari ibintu bye, abikora kugira ngo abashe kuba yabona icyo kurya. Nuko agahita akomeza kubwira umukobwa ati narabitekereje rero inshuro nyinshi, ndetse naranabirotaga kuba rwose naba ndi umusore mwiza wishyira ukizana ukora akazi gasanzwe. Nuko bagikomeje kuganira rwose umusore agahita akomeza kumubwira ati ariko hari ikintu kimwe ngomba kubona kwicuza cyangwa se cyatumye nza muri ibi ngibi. Nuko muri ako kanya ataravuga byinshi agahita abona umukobwa yasinziye, muri make yari ari kwivugisha. Ntibyasize muri ako kanya ko igihe cyakomeje kugenda, ko amasaha yakomeje kugenda, bagahita bateka rwose wa musore wari wajyanye na wa mukobwa kuri date atashye. Agahita abona rwose haba ibintu byadogereye, ibintu byose byasandaguritse. Yitegereje neza agahita abona nyirabayazana rwose ni wa mukobwa araniryamye rwose yasinziye, ubona ko nta kibazo afite. Arangije agahita amuhamagara, wa mukobwa nawe agahita yicura, agahita atungurwa cyane. Muri make wa musore yari yahamusize. Nuko iyo wari winjiye agahita akomeza kumubwira ati ngaho nawe wirebe rwose, agakomeza kumutunganya ubona ko none hahise mwanga cyane. Nuko agahita akomeza kumucyurira amubwira ati rero nakoze kuba nakuretse, ngaho rero nawe ndebera nawe ibintu wakoze hano, ese wari uri kunyihoreraho? Nuko wa mukobwa akagerageza kuba yamusobona ariko umusore ntiyabyumva. Arangije agahita akomeza kumubwira ati rero ndambiwe n'ibintu byawe cyangwa se inzitwazo zawe utagiye ubura. Nuko umusore muri ako kanya agahita akomeza kubwira umukobwa ko ababaje kandi wansanze iwanjye ndetse agerageza no kuntega umutego. Nuko wa mupolisi wari winjiye muri ako kanya, wa musore rwose amaze kumubwira gutyo agahita abwira uyu nguyu wari umuhambiriye ati nyakubahwa rero ukeneye rwose kuba wamuhambira ndetse umanike ibiganza byawe mbashe kuba nakujyana muri gereza cyangwa se kugufunga. Nuko umusore muri ako kanya ubona ko rwose ntabwo bafite, agahita abwira wa mupolisi wari winjiye ati uyu rwose nyirabayazana n'uyu nguyu. Agahita akomeza kumubwira ko yibye abagore bose bo muri karitsiye cyangwa se b'abaturanyi babo, muri make rwose n'umugabo. Nuko wa mukobwa arangije agahita amubaza ati none se rwose kubera iki wapanye uriya musore cyangwa se uriya musore muzihiye iki? Nuko wa musore muri ako kanya ubona ko aba yitonze cyane ndetse bababaye no kuba yabivuga. Arangije agahita abwira n'umukobwa ati nyine uriya musore rwose niwe watumye nibanje ku muhanda mbuze n'ibyo kurya cyangwa se rwose niwe watumye mba umujura. Nuko muri ako kanya umukobwa ubona ko atunguwe cyane arangije agahita akomeza kumubwira ubona ko yishimye ati ahari nyine uriya mukunzi wanjye rwose w'igicucu baramujyanye kumufunga. Nuko agahita akomeza kumubwira ati aka kanya rero nta n'abapolisi bahari. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira muri make ubona ko ashaka kumubwira ngo bigumire hano, ati nyine icyo nshaka kuvuga ni uko rwose twakwigumira hano muri ino nzu y'uriya mukire. Muri make ari kumubwira ko rwose nimba bamujyanye baba bari kwishimira hano cyangwa se muri ino nyubako ye. Nuko umusore arangije agahita amubwira ubona ko yishimye ati ufite ibitekerezo byiza ariko menya nakwemeje. Nuko muri ako kanya wa mukobwa yari yabonye ko rwose ari n'umuntu mwiza, agahita amubwira ati nyine ndagira ngo rwose ibyishimo byacu bikomeze kuba byajya mbere cyangwa se bikomeze kuba byakomeza. Ntibyatinze muri ako kanya umukobwa agahita akomeza kutubwira ati nubwo rwose yashakaga umuryango mwiza cyangwa se ibintu byiza, yabashije kuba yabona ko mu rukundo rimwe na rimwe utabona ibyo ushaka. Agahita akomeza kutubwira ati ubwo rero icy'ingenzi rwose aba ari ukubona umuntu mwiza iruhande rwawe, umuntu muzakomezanya mukagira impera nziza cyangwa se mukagira indunduro nziza. Mu by'umugabo yari amaze gucamo byose yize ko burya kuba wameze ko rero nawe nubwo uri gushimishije cyangwa se kwigishije, bidusangiza twandikira muri komenti. Ikindi ntibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikindi ntibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.